Hello my people, nkwifurije gukomeza kugira ibihe byiza wowe ukurikiye Storyteller Rwanda. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ingaruka ibihano byafatiwe igihugu cy'u Rwanda zishobora kugira ku baturarwanda muri rusange, haba abatuye imbere mu gihugu, abatuye hanze yacyo, ndetse n'abifuza ko bakwambuka imipaka wenda berekeza mu bihugu bimwe na bimwe byagiye bifatira u Rwanda ibihano, urugero nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada ndetse n'Ububiligi. Ibihano ibihugu bikomeye bifatiye igihugu runaka bishobora kugira ingaruka zikomeye ku baturage b'icyo gihugu. Urugero nk'u Rwanda, ibihano byafatiwe bishobora kugira ingaruka ku baturarwanda. Hano kuri Storyteller Rwanda twibanda ku bijyanye na immigration. Rero nk'abanyarwanda bashaka visa zo kujya hanze bashobora guhura n'ingaruka z'ibihano biba byarafatiwe igihugu cyabo. Ariko nanone ibyo biterwa n'ubwoko bw'ibihano byafatiwe u Rwanda. Mu bihano amahanga akunze gufatira ibihugu harimo nk'ibihano biba bireba icyo gihugu cyose muri rusange. Hari ibihano biba bireba abayobozi cyangwa inzego zimwe na zimwe runaka. Hari n'ubundi bwoko bw'ibihano bishobora gutuma hari nk'ibihugu bifunga amarembo ku banyarwanda mu bijyanye n'ingendo. Nk'uko mubizi hari transit visa. Hari ibihano rero igihugu gishobora gufatirwa kurya ya transit visa utayihabwa bitewe n'uko igihugu cyawe cyafatiwe ibihano. Hari ibindi bihano bishobora kugera ku rwego ku buryo banki zimwe na zimwe zidashobora gukorana n'u Rwanda. Bikaba byagora wenda nk'abantu kwishyura amafaranga ya visa cyangwa gutanga ibyangombwa bisabwa. Mbere na mbere reka tubanze turebe ubwoko bw'ibihano u Rwanda rwafatiwe n'ibihugu by'amahanga. Muri ibyo bihugu twavuzemo nka United States of America, Canada ndetse na Belgium. Muri iyi video turamenya ubwoko bw'ibihano byafatiwe u Rwanda, tumenye ingaruka bishobora kutugiraho ndetse n'uko twabyirinda. Nk'uko mumaze iminsi mubyumva, hari ibihugu by'amahanga bimwe na bimwe byagiye bifatira u Rwanda ibihano bitandukanye. Bishinja u Rwanda kugira uruhare mu bibazo by'umutekano cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Duhereye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka yafatiye ibihano by'ubukungu Retired James Kabarebe. Ni umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Hano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamushinjaga kugira uruhare rukomeye mu gushyigikira umutwe wa 23 urwanya leta ya Kongo. Gusa u Rwanda rwakomeje kwamagana ibi bihano, ruvuga ko nta shingiro bifite kandi ko bidatanga umuti urambye ku kibazo cy'umutekano muke ukomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo. Igihugu cyakurikiyeho ni Canada. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka, Canada nayo yatangaje ko ihagaritse gutanga impushya z'ibyoherezwa mu Rwanda cyane cyane birimo iby'ikoranabuhanga. Canada yo ishinja u Rwanda guhungabanya ubusugire bwa leta ya Kongo. Igihe Canada yafataga bino bihano, u Rwanda rwabyamaganiye kure. Rwamaganye iki cyemezo. Ruvuga ko Canada yirengagije ibitero byagiye bikabwa ku Rwanda bikozwe na leta ya Kongo ndetse n'ubwicanyi bwakorewe abanyamurenge muri Kivu y'Epfo. Ikindi gihugu cy'amahanga cyagaragaye muri iki kibazo ni Ububiligi. U Rwanda rwaje guhagarika amasezerano y'ubufatanye rwari rufitanye n'Ububiligi. Ibi byabaye nyuma y'uko iki gihugu cy'Ububiligi cyakomeje kugaragara ko kiri gucira ko u Rwanda ku bibazo gifitanye na Kongo ndetse na M23. U Rwanda rwavuze ko Ububiligi bukomeje gushyigikira ibirego bya Kongo bishinja u Rwanda gufasha M23, kandi ibyo byose u Rwanda rurabihakana. Guverinoma y'u Rwanda yakomeje kugaragaza ko ibi bihano yafatiwe nta shingiro bifite kandi ko bidafasha mu gukemura ibibazo by'umutekano muke ukomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo, ahubwo ko hakwiriye gushyirwa imbaraga mu biganiro bigamije amahoro mu karere. Bitewe n'uburemere bw'ibihano amahanga yafatiye igihugu, bishobora kugira ingaruka zitandukanye ku baturage. Urugero naguha nk'iy'amahanga ahagaritse inkunga n'ubucuruzi. Ibi bishobora gutuma ibiciro by'ibicuruzwa by'ibanze, urugero nk'ibiribwa, ibikomoka kuri peteroli n'imiti byiyongera. Ibi bigatuma ubuzima bw'abanyagihugu burushaho gukomera ndetse no kugorana. Nanone amasosiyete amwe n'amwe ashobora gufunga imiryango bitewe no kutabona ibikoresho cyangwa se amasoko y'ibyo bakora. Ibi bikaba byatuma abantu benshi batakaza akazi, ikibazo cy'ubushomeri kikarushaho kuzamuka. Nanone iyo habayeho gufatirwa ibihano ku gihugu,
habaho igabanuka ry'ishoramari muri icyo gihugu cyafatiwe ibihano. Ba rwiyemezamirimo b'abanyamahanga usanga bagatinya gushora imari mu gihugu cyafatiwe ibihano. Impamvu ni uko baba badasobanukiwe neza uko ejo hazaza bizaba byifashe. Iyo abashoramari batangiye kwifata gushora imari mu gihugu runaka, bigira ingaruka zikomeye ku iterambere ry'ubukungu ndetse n'itangwa ry'akazi, kuko imirimo mishyashya ntabwo ikomeza kuboneka, n'iyari ihari igatangira kugenda bigura intege. Tugarutse ku bibazo by'ubuzima ndetse n'uburezi, ibihugu byafatiwe ibihano bishobora kutabona imiti ihagije ndetse n'ibikoresho by'ubuvuzi bikenewe. Ibyo rero bigateza ikibazo gikomeye mu kwita ku barwayi bafite ikibazo cy'ubuzima. Iyo amafaranga ari kwinjira mu gihugu agabanutse, bishobora no kugira ingaruka ku burezi muri rusange, kuko leta ishobora kutabona ubushobozi bwo gutanga imishahara ku barimu cyangwa no kubaka amashuri nk'uko byari bisanzwe. Iyo ikibazo nk'iki gikomeje gukura, bishobora gutuma n'ifaranga ritakaza agaciro, kubera ko abashoramari ndetse na banki z'amahanga bahagarika gukorana n'icyo gihugu. Ibi rero bituma ibicuruzwa bitumizwa hanze bigera mu gihugu bihenze, bigatuma living cost y'umunyagihugu irushaho kuzamuka. Nubwo ibihano nk'ibi usanga bigamije guhatira leta runaka guhindura imyitwarire yayo, akenshi usanga abanyagihugu ari bo bibera imbogamizi, kuko ari bo bahura n'ingaruka zikomeye mu mibereho yabo ya buri munsi. Reka turebe iki gihugu gishobora gukora mu gihe cyisanze cyafatiwe ibihano n'ibihugu by'amahanga. Noneho mu gusoza, turi buganirize abantu bafite visa process mu bihugu nka Canada, Ububiligi ndetse n'ahandi. Hari abanyandikiye ubona ko bahangayikishijwe na process yabo ya visa iberekeza hanze. Mu gusoza ndaza kubereka uko byifashe, nta mpamvu yo guhangayika. Mbere yuko tuvuga ku bya visa ndetse no kuba wakwerekeza mu mahanga harimo n'ibihugu byadufatiye ibihano, reka tubanze turebe icyo igihugu gikora iyo cyisanze muri situation nk'ingi yo gufatirwa ibihano n'ibindi bihugu. Kigomba gufata ingamba zigamije kugabanya ingaruka z'ibyo bihano, cyane cyane iyo izo ngaruka ziri kuafekta abaturage. Kandi ibyo igihugu kibikora ari nako kinarwana gukomera ku busugire bwacyo. Muri izo ngamba harimo gushaka inzira zo kuganira n'ibihugu byafashe ibyo bihano. Ikindi harimo kuba self reliance, kugira ubwigenge ku bukungu bwacyo. Hano leta ishobora nko guteza imbere ubuhinzi ndetse n'inganda zitunganya ibikenerwa imbere mu gihugu. Ibyo rero bituma ibitumizwa mu mahanga bigabanuka cyane. Nanone igihugu gishobora gushaka inshuti nshya mu bucuruzi ndetse n'ubutwererane. Ikindi ni ugushyira imbaraga mu bumenyi n'ikoranabuhanga. Gushyira imbaraga mu bumenyi n'ikoranabuhanga bishobora gutuma haboneka imirimo mishyashya, cyane cyane inahanzwe n'abanyagihugu. Mu gusoza, reka nsubize inshuti za Storytel Rwanda zari zifite visa iri muri process mu bihugu tumaje kuvuga nka United States of America, Canada ndetse n'Ububiligi. Hari abibazaga niba gahunda yo gutanga visa izakomeza gukorwa mu buryo nk'ubwari busanzwe. Icyo nakubwira kuri wowe wari ufite ikibazo nk'iki ngiki, nuko kugeza ubu ngubu ibihano byafashwe ku gihugu cy'u Rwanda ntago ari ibihano bya danje, ntago ari ibihano byafunze igihugu. Bivuze ko abanyarwanda n'ubu bashobora gukomeza gusaba visa zabo kuko byari bisanzwe. Niba ufite impamvu ifatika kandi ukaba wujuje ibyangombwa bisabwa, urugero niba ukeneye kujya hanze nko mu masomo, gukora, gucuruza cyangwa ubuvuzi, nta cyakubuza kubona visa ikwerekeza mu mahanga. Wowe icyo usabwa niba ukeneye kwerekeza mu mahanga, urugero nko muri United States of America, Canada cyangwa se Belgium, ugomba kuba ufite impamvu ifatika. Niba ari amasomo, niba ari akazi, niba ari ubucuruzi cyangwa ubuvuzi, ukaba ufite ibyangombwa byose byerekeranye n'icyo ugiye gukora hanze. Nshimiye mwe mwese mwamaje gukora subscribe kuri channel yacu. Nanakubwira wowe utarayikora, fata akanya kawe gatoya nk'amasegonda 2 cyangwa 3 ukore subscribe, kugira ngo zino update tujye dukomeza kuzibonera hamwe kandi uyibonere ku gihe. Imana ikomeze ibarinde, ibahe amahoro n'umutekano. See you.